Hey guys, my people, my brother. Nagusuje kandi nkwifurije kugubwa neza. Reka amakuru yacu tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo ari tariki 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022 nibwo igitangaza mu muziki w'u Rwanda itaye iwacu Bruce wamaye ku izina nka Bruce Melodie yavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza ku kibuga cy'indege i Kanombe, ubundi afata rutema ikirere yerekeza mu gihugu cya Uganda hari mu mujyi wa Kampala, aho agiye mu bijyanye n'ibikorwa bye by'umuziki muri rusange, gukora amavideo audio zizajya kuri album azasohora mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2023, ndetse no kugenda ategura ibitaramo bigiye bitandukanye hari mu gihugu cya Uganda by'umwihariko mu mujyi wa Kampala, dore ko ariho amaze kubikimenya bose mu ndirimbo zigiye zitandukanye yagiye akora featuring yagiye akorana n'abagande zagiye zitrending hano mu gihugu cy'u Rwanda, muri Uganda ndetse no ku isi yose muri rusange. Indirimbo yitwa Nyora Bruce Melodie yakoranye na Eddy Kenzo ni imwe mu ndirimbo zafunguye imiryango ya Bruce Melodie mu gihugu cya Uganda. Kuri uyu munsi Bruce Melodie akaba ava hano mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza mu gihugu cya Uganda nk'ugiye mu rugo. Indirimbo Carnitable isobanuye umuturanyi w'igisabo Bruce Melodie yakoranye na B2C Kampala Boys. Iyi nayo yaraje ishimangira cya kintu Nyora yakoze cyo gufungura imiryango ya Bruce Melodie, yungamo ifungura imiryango ya Bruce Melodie noneho byanyabyo mu mujyi wa Kampala hari mu gihugu cya Uganda. Bruce Melodie ubwo yakoraga indirimbo Bon Appetit na Fik Fameka ni imwe mu ndirimbo zagaragaje ko Bruce Melodie akomeje gukorana n'abagande ari imwe mu bintu byazamura umuziki w'umwartiste hano muri East Africa. Ubwo yakoraga indirimbo yitwa Nyora ari kumwe na Eddy Kenzo noneho yarabishimangiye yerekana buri muntu wese ko communication ye n'abagande ari imwe muri communication nziza. Nyora irasohoka kuri uyu munsi, imaze kurebwa n'abagera kuri 2,300,000 ku rubuga rwa YouTube, ipostinze kuri YouTube channel ya Bruce Melodie ifite abasubscribers bagera ku 383 ku rubuga rwa YouTube, dore ko yafunguwe mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa gatanu tariki 5. Kuri uyu munsi nimwe muri YouTube channel zihagaze neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afrika muri rusange, kuko igiye kureba aba artist usanga bafite subscribers bagera ku 343 ni bamwe mu bahanzi bakeya hano ku mugabane wa Afrika. Ababashije kugera kuri ibi ni inkingi za mwamba. Bruce Melodie rero ni umwe mu nkingi za mwamba zabashije kugera kuri ibi ngibi, kuko kuri aka kanya kumva ko umwe mu artiste bagakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda bakorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka The Ben atarabasha kugera ku gikorwa nk'iki ngiki, uhita wumva ko Bruce Melodie byamutwaye imbaraga nyinshi kugira ngo agere kuri ibi. 155 AM ireberera inyungu za Bruce Melodie kuri uyu munsi ni imwe muri rebo navuga ko ziri gukora neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bwo gufasha umuhanzi ndetse no mu buryo bwo gukorana n'umuhanzi bafite yaba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Ingendo agira zose 155 AM ni imwe muri rebo ziri gukora neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. CEO wa 155 AM mu minsi ishize nawe yafashe rutema ikirere hano mu gihugu cy'u Rwanda yerekeza ibwota Masimbi mu bijyanye na famiye ye gusura umuryango we, dore ko badutuye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Bruce Melodie nka wari usigaye ku rugo rusigaye hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho icyicaro gikuru cya 155 AM giherereye hari i Kanombe, niwe yagombaga gukomeza ibikorwa by'umuziki nyuma y'uko bari bamaze gukora featuring na Gihugu ukomoka hari mu gihugu cya Zimbabwe. Bruce Melodie afite album igizwe n'indirimbo 12 na album agomba gukomeza gutegura kugira ngo izabashe gukundwa cyangwa se izabashe kunogerwa abakunzi be nk'ibitangaza bazabashe kwishimira iyi album Bruce Melodie azasohora iriyo featuring 8, ndetse n'indirimbo Funga Macho yitegura gushyira hanze. Ni indirimbo amashusho yayo atararangiza gutunganywa ku buryo yahita ijya hanze, akaba ari imwe mu ndirimbo nakubwira ngo zaba zifite video iri ku rwego rwo hejuru. Bruce Melodie yerekeje mu gihugu cya Uganda. Ikintu cya mbere cy'ingenzi kigiye kubanza kuba harabanza hakorwe video y'indirimbo Deep Bruce Melodie yakoranye na Fik Fameka. Ni indirimbo ya Fik Fameka iri kuri album ya Fik Fameka yise Kikongo. Ni imwe mu ndirimbo nziza, ni imwe mu ndirimbo zifite vibe yo ku rwego rwo hejuru, rero akaba ari indirimbo iri kuri album Kikongo ya Fik Fameka. Bruce Melodie amakuru mfite nuko yerekeje mu gihugu cya Uganda aho agiye gukura featuring zigera kuri 3, akaba ari indirimbo agomba gushyira hanze muri uyu mwaka wa 2022. Ni indirimbo
amakuru mfite ya nyayo 100% Bruce Melodie nuko agiye gukorana indirimbo na John Black, nuko Bruce Melodie agiye gukorana indirimbo na Yakirwa, nuko Bruce Melodie agiye gukorana indirimbo n'umwe mu artiste bakomeye cyane hara mu gihugu cya Uganda nka Rema, nawe akaba yarigeze gukora indirimbo na The Ben, mu artiste bakomeye cyane nabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko Bruce Melodie izi featuring zose agiye gukora ni indirimbo zigomba gusohoka muri uyu mwaka w'2022. Gukora featuring n'abantu batatu cyangwa se abahanzi batatu bafite izina rikomeye cyane muri East Africa ntabwo ari ikintu cyoroshye. Bruce Melodie yagomba gufata rutumikire akava hano mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza mu gihugu cya Uganda kugira ngo abashe kubinononsura, ndetse n'indirimbo ya kabiri yakoranye na Eddy Kenzo ibashe gukorerwa amashusho, dore ko nayo rimwe mu ndirimbo zizasohoka kuri album ya Bruce Melodie. Ni imwe mu ndirimbo nziza itandukanye na nyura n'indirimbo yasohotse hano mu gihugu cy'u Rwanda irakundwa ndetse no mu gihugu cya Uganda. Ariko indirimbo ya kabiri Bruce Melodie yakoranye na Eddy Kenzo, guys, ni imwe mu ndirimbo iri ku rwego rwo hejuru, ni spectacular. Bruce Melodie muri uyu mwaka w'2022 nyuma y'uko urangiye hasigaye indirimbo zigera kuri 3 nifunga maco, ndetse n'izo featuring zigera kuri 3 Yakirwa, John Black ndetse na Rema. Mu mwaka w'2022 Bruce Melodie akawurangiza amaze gushinga imizi mu gihugu cya Uganda, amaze kuba mu gihugu cya Uganda cyangwa se by'umwihariko mu mujyi wa Kampala, hamaze kuba mu rugo, hamaze kuba iwabo nk'ibisanzwe. nk'uko Bruce Melodie yavuye hano mu gihugu cy'u Rwanda, we akubwira ko yageze mu gihugu cya Uganda n'ubundi abageze mu rugo nk'ibisanzwe, dore ko ari hamwe mu bihugu amaze kugira fan base iri ku rwego rwo hejuru, utirengagije mu gihugu cya Tanzania, muri Kenya, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko nawe yakoranye indirimbo n'umwe mu artiste bakomeye cyane hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Nimbaga, bakoranye indirimbo Ageze. Niyo ndirimbo Bruce Melodie aheruka gushyira hanze kuri uyu munsi, imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni y'ibihumbi 180 ku rubuga rwa YouTube. Ni imwe mu ndirimbo ziri gusteminga cyane kuri YouTube channel ya Bruce Melodie ugereranyije n'izindi ndirimbo zose. Indirimbo Bruce Melodie yakoranye na Nimbaga akaba ari imwe mu ndirimbo zatumye indirimbo nka Katapira iva kuri miliyoni 4 views igera kuri miliyoni n'ibihumbi 120. Ni indirimbo yatumye indirimbo yitwa mu ndirimbo Bruce Melodie yashyize hanze, indirimbo yashyize hanze mu mwaka wa 2021. Indirimbo Ageze yatumye indirimbo yitwa Bado trendinga cyane hara mu gihugu cya Uganda, utirengagije muri Tanzania. Indirimbo yitwa Ageze ni imwe mu ndirimbo ziri gufungura imiryango ya Bruce Melodie kandi zikereka abandi ba artiste bakomoka hano ku mugabane wa Afrika ko Bruce Melodie ari umuhanzi, ari artiste w'umunyarwanda ufite ubushobozi bwo gukora injyana iyo ariyo yose hano muri Afrika, kuko Bruce Melodie yakoze injyana y'Abagande, akora injyana ikomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasha gukora injyana ikomoka muri South Africa ku ndirimbo sawa yakoranye na Calligraphy Jones. Izi ni indirimbo 3 zimaze gukundwa ku rwego ruri hejuru, yaba sawa yaba nyura yaba Ageze. Bruce Melodie amashusho y'indirimbo yitwa Funga Macho namara kurangira indirimbo iraza guhita ijya hanze rwose nta kibazo na kimwe. Ashaka kwiteza munyakazi Bruce Melodie mu gihugu cya Uganda, akomeza gukurikirana ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo imishinga y'indirimbo featuring 3 zatumye yerekeza mu gihugu cya Uganda ndetse n'ibindi bikorwa, dore ko yitegura no kuba yategura igitaramo hara mu gihugu cya Uganda mu mujyi wa Kampala. Icyo gitaramo kikaba cyaririmbamo abahanzi bakomeye hara mu gihugu cya Uganda barimo Eddy Kenzo, Yakirwa, Yakirwa, John Black. Kikaba ari kimwe mu bitaramo byaba bihagaze neza cyane hara mu gihugu cya Uganda muri uyu mwaka wa 2022, ndetse abo artiste mu gihe Bruce Melodie yategura igitaramo kandi kikabasha kuza gukurikirwa n'abantu benshi. Igihe Bruce Melodie azaba ari kuronshinga album ye, na album azaronshinga mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2023, aba artiste nabo bakaba bazaza kumufasha hano mu gihugu cy'u Rwanda, yaba Yakirwa, John Black, Rema, Eddy Kenzo, Yakirwa, Nimbaga, Harmonize, Calligraphy Jones, Luga, Omare, Koffi Olomide. By'umwihariko aba artiste bose bazaba bari kuri album. Birashoboka cyane neza cyane 100% ko ubwo Bruce Melodie azaba agiye kuronshinga album, utazaza hano mu gihugu cy'u Rwanda azabigaragaza mu buryo bw'amashusho abashe gushyigikira Bruce Melodie kuba yaronshinga iyi album ye izaba ari ya 4 azaba ashyize hanze, dore ko Bruce Melodie n'ubundi urugendo rwe rw'umuziki ruzahita rukomereza muri Nigeria. East Africa zamaze kuyigiramo
uruhare rugaragara rwose, amaze kugaragaza imbaraga zikomeye cyane hano muri East Africa. Ibintu rero bizaba bigeze ku rwego rw'uko Bruce Melodie avuga ngo why not ntava hano mu gihugu cy'u Rwanda nkareba no muri Nigeria ko bitakunda. Nyuma ya Nigeria tugakomeza n'isi yose, ari nako Bruce Melodie yitegura no gukorera n'ubundi media tuhara ku mugabane w'Uburayi, yaba mu gihugu cy'Ubwongereza, mu Bufaransa, mu gihugu cy'Ububiligi, muri Espagne, mu Butaliyani ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mujyi wa Miami na Texas. Ni hamwe mu bihugu Bruce Melodie yitegura gukorera mu bitaramo mu mwaka w'ibihumbi 2023. Les amis, ndagushimiye wese mu kudukurikira, ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabema kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Ni Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media kugira tujye dukomeza kubana, kandi wibuke gukora no kunzogera kugira ubasha kubona notifications z'ibiganiro byacu byose. Les amis, see you, love you so much.